Turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba NZIZA Business Group Limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubifuriza. Iyi ngiyi rero muri kumwe nayo ni NZIZA Business Group Limited, kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Si ibyo gusa rero, kubera ko tunabasha kumanaginga imitungo yanyu mu buryo bwiza bugezweho, tukabasha kuyibyaza umusaruro, mukavugana n'amakonte yanyu mutiriwe muvunika. Nta mpamvu yo kuvunika wubaka ushaka amafaranga yo kubaka inzu ngo aho uyirangirije uvunwe nanone no kujya wirirwa umenya ibyo abayikoreramo nuko ifashwe kandi nzuri tuhababereye. Si ibyo gusa rero, kubera ko kandi tububakira kandi neza cyane. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo tubane nawe umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu, ujye ugenda ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho bijyanye n'imitungo itimukanwa. Nk'uko rero muri kubibona ku screen yanyu, nkuko mubibona ku screen yanyu, twabaza ni inzu nziza cyane y'agatangaza. Ni inzu ya kadastre igezweho, yubatse mu buryo bugezweho kandi idahenze rwose. Ni inzu ikiri nshyashya, nta muntu n'umwe urayituramo. Ikaba yubakishije ibikoresho bigezweho, ikaba iri mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, ahazwi nka Rusororo. Irahazwi nka Rusororo ugana Kabuga rwose, Rusororo ya Kabuga cyangwa se Rusororo hegereye Kabuga. Ni hafi ya Kabuga neza, ariko utaragera Kabuga. Abazi Rusororo murahazi, ariko waciye umuhanda wo hasi wa kaburimbo uriya ugera za Kabuga, za Rwamagana n'ahandi ugakomeza. Iyi nzu rero akaba ari inzu ifite ibyumba 4 byiza binini byo kuryamamo, ndetse na dushe na toilette 3, ikagira salon cyangwa se uruganiriro, ikagira salle à manger cyangwa se ururiro, dining room, murabibona abakoresha ururimi rw'icyongereza ku screen. Ikagira igikoni ndetse na stock yacyo. Si ibyo gusa rero, kubera ko ifite kandi parking na jardin bihagije. Iyi nzu rero akaba ari inzu nziza y'agatangaza, yubakishije ibikoresho byiza kandi birambye bigezweho. Ikaba rero ari inzu iri kuri kaburimbo, kandi niko karusho kayo. Kandi iyi nzu iri kuri kaburimbo rwose muri metero nke cyane uvuye kandi kuri kaburimbo principal cyangwa se main road. Ikaba ari inzu irimo amaparafo y'amagipsam, ifite kwizine nziza cyane. Iyi nzu rero ikaba ihendutse mu by'ukuri, kubera yuko irashaka amafaranga atari menshi. Ni miliyoni 70 zonyine ziri negotiable, miliyoni 70 ziganirwaho, ukiturira mu nzu yawe y'agatangaza nk'iyi ngiyi kuri miliyoni zawe 70 ziri negotiable. Iyi nzu rero wayikunze waduhamagara, ukaduhamagara kuri nimero zacu, mungira ngo mumaze kuzimenyera muri benshi, arizo 0788368797, cyangwa se 078123 Si ibyo gusa rero, kubera ko mushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa NZIZA Market. Ni nako kandi wadusanga mu nyubako ya Centenary House, aho dukorera muri etage ya 2, tukabasha kubana umunsi ku wundi. Iyi nzu rero wayikunze nyine wadusanga aho tukubwiye, ukaduhamagara kuri izo contact, hanyuma tukayikugezaho. Waba utanayishimye cyangwa se ugishaka kureba n'izindi ziri ku giciro kiri hejuru yayo cyangwa munsi yayo, zose tukagutembereza. Ari nako kandi nawe ufite inzu ugurisha, watwegera tukakugurishiriza mu gihe gito gishoboka rwose, utarindiriye ko impamvu ituma ugurisha irushaho gukomera. Nawe ugura rero waza tukakurangira ahantu hadafite ikibazo icyo ari cyo cyose, mu manegeka, mu litige ariyo yose, tukakwereka imari ishobora kukungura kandi mu gihe cya vuba. Ari nako ubishatse waza tukakubakira, waba ufite ikibanza cyangwa se utagifite, tukakwereka uburyo ubasha kugera ku nzu yawe bwite mu buryo butakugoye cyane. Ni karibu cyane rero, turabakunda cyane. Nimukomeze mukande subscribe, mukore share, mukanda akazogera, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu muri NZIZA Business Group Limited, aho umukiriya ari umwami. Turabakunda cyane, tubahaye ikaze. Iwacu umukiriya ni umwami. Nimuze murushaho gusobanukirwa ibijyanye n'imitungo itimukanwa hamwe na NZIZA Business Group Limited,
kampani ya mbere mu kubagezaho imitungo itimukanwa igurishwa, ikodeshwa ndetse tubafasha no kuyimanaginga. Ni karibu cyane, ciao ciao.